Hongeye kubasanga ku mirongo mutwumviraho nshuti bavandimwe dusangiye kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Kuri uyu muyoboro wa YouTube ni MG Calixte Official, ndetse kuri TikTok wadusanga kuri Calixte@123. aho niho dukorera. Kuri Facebook amazina ni Dusingizimana Calixte. Aho hose tuhahurira tuganira ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, kandi twizere ko mwabigiriyeho umugisha nk'uko natwe twabagiriyeho umugisha kuba tubafite. Reka dutangirane icyigisho cya 4 kitubwira ngo amakimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose. Amakimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose. Nshuti muvandimwe, muri iyi si abantu bagira amakimbirane. Imiryango ibiri ntiyumvikane, umugabo n'umugore ntibumvikane, inshuti n'abavandimwe bagacukubiri, ndetse no mu itorero muri rusange abantu bakaribamo batumvikana. Ariko se na yahe makimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose hagati y'abantu, hagati y'Imana n'abantu bayo, hagati y'abavandimwe, hagati y'abene gihugu, hagati y'ibihugu bitandukanye? Aya makimbirane nyemerera iki cyigisho tuzagifatanya, kandi ujye untiza iminota 15 yonyine kugira ngo ingingo tujye tuyinyuramo twihuse, kandi Imana izaduha umugisha. Tuzaba dufite icyo kwibukwa rero muri iki cyumweru gishingiye muri Yosuwa igice cya 10 ku murongo wa 14 kitubwira ngo kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yawubanjirije cyangwa mu yakurikiyeho. Ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniriraga Abisiraheli. Aha bishingiye mu ntambara. Abisiraheli bo ubwabo bagiye barwana, bakarwana intambara zikomeye, ndetse Uwiteka nk'umugaba w'ingabo zabo akaba ari ubagenda imbere kandi akabarwanirira. Niyo mpamvu iri somo ugiye ukaryiga neza usanga aha hantu muri iki gice cya 10 uhereye ku murongo wa 12 ni ahantu Abisiraheli barwanaga, ndetse bakarwana n'abami 5 baterwaga n'urubura. Bityo rero Abisiraheli barwanya urugamba ruraniha kugeza igihe baboneye ko izuba rigiye kurenga urugamba batararutsinda. Nuko Yosuwa asengera imbere y'Uwiteka aravuga ati, data Uwiteka, zuba hagarara kuri Gebeyoni, ndetse n'ukwezi guhagarare mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Ahangaha Yosuwa yasengera isengesho bituma Uwiteka yumva gusenga kwabo, nk'uko iri somo bitubwira. Izuba rirahagarara ndetse n'ukwezi kurahagarara. Izina ry'Imana ryihesha icyubahiro. Byatumye urwo rugamba barwana kandi bararutsinda, ndetse bituma Abisiraheli bose babona ko Uwiteka ari mu ruhande rwabo. Iyo dusomye impapuro zigize igitabo cya Yosuwa, dusangamo itegurwa ry'intambara itoroshye yarwanywe ku itegeko ry'Imana ndetse mu izina ry'Imana, kandi bifashijwemo n'Imana. Igitekerezo cy'uko Imana ariyo yari inyuma yo kwigarurira Kanani nicyo kiri mu gitabo cya Yosuwa cyose, kandi cyavuzwe mu mvugo y'uwavugaga Kanani ni nacyo kirimo kandi mu gitabo cya Yosuwa cyose. Iyo usomye iyi nkuru yo muri Yosuwa igice cya 10 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 11, aya magambo yavuzwe n'Imana ubwayo. Imana se yivugiye ngo iki? Imana yaravuze ngo, Uwiteka abatataniriza imbere y'Abisiraheli, babicira i Gebeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka, nuko ijya kuri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisiraheli bamanukira i Betihorani. Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda abahondagura, barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa, abishwe n'urubura barutaga ab'Abisiraheli bicishije inkota. Bivuze iki? Nuko Uwiteka yabaga ari kumwe n'Abisiraheli mu rugamba rwabo rwa buri munsi. Murumva ko nawe ubwe hari ubwo yimanukiraga n'imbaraga ze, akagira ibyo acyaha, akagira abo yicisha. Nuko iri somo ritweretse neza ko Abisiraheli abo bishe
bari bake cyane kubo Uwiteka yicishije ayo mabuye y'urubura. Aya magambo rero yavuzwe n'Imana ubwayo, kandi mu magambo yabwiwe Yosuwa, ayavuzwe na Rahabu, ayavuzwe n'abatasi ndetse n'ayavuzwe n'abandi bantu, Imana ivuga ko ariyo yari iyoboye izo ntambara zikomeye. Yaba ari amagambo yavuzwe na Rahabu, yarashorewe n'imbaraga y'Imana. Yaba ari amagambo yavuzwe n'abatasi Rahabu yacumbikiye, yose yarashorewe n'imbaraga y'ishobora byose. Niyo mpamvu n'andi yavuzwe n'abandi bantu, uko kuri kwabyukije ikibazo kitakwirengagizwa. Ni mu buhe buryo twakumva ko ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bwakora ibintu nk'ibyo mu bihe byo mu isezerano rya kera? Bishoboka bite guhuza ishusho y'ibisa n'intambara n'imico y'Imana y'urukundo? Urugero, iyo usomye mu Kuva 34 ku murongo wa 6 ndetse no muri Zaburi ya 86 ku murongo wa 15, ugasimbuka ugasoma Zaburi ya 103 ku murongo wa 8 ndetse ugasoma Zaburi ya 108 ku murongo wa 5, utagabanyije icyizere, ubushobozi n'amategeko by'isezerano rya kera. Muri iki cyumweru rero tugiye kurebera hamwe ndetse n'icyumweru kizakurikiraho tugiye gusesengura ikibazo gikomeye cyerekeranye n'uburyo Imana yayoboye intambara zivugwa mu gitabo cya Yosuwa ndetse n'ahandi hose. Amagambo y'Uwiteka tugiye kurebera hamwe muri iki cyumweru dutangiye twiga iki cyigisho cya 4, ndetse n'andi magambo azakurikiraho yo mu cyumweru gitaha. Icyo cyumweru gitaha Imana irwanirira abande Abisiraheli. Tugiye kureba uburyo Uwiteka yagiye ayobora izi ntambara z'Abisiraheli kugeza bazitsinze. Igihe Uwiteka yabagabizaga igihugu cya Kanani, byanze bikunze ababisha babo ntibagombaga kubura kubatera. Niyo mpamvu n'Uwiteka yiyemeje kurwanirira ishyanga ry'Abisiraheli ryose. Nshuti muvandimwe, wowe dusangiye amahirwe yo kwigana ibyigisho, nyemerera uzabane natwe kandi ubuntu bw'Imana uzakomeze bukuzeho. Iki cyigisho uzagikurikirane ushize umwete, maze Uwiteka azabe mu ruhande rwacu. Ibyo nibyo nkusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.